Nizere ko mumeze neza aho mugiye muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Iyi ni Ramba TV nk'ibisanzwe. Banza urebe hasi aho ngaho ko hamaze gukanda subscribe, nusanga utarayikanda uyikande, ujye kuri like uyikande, ujye muri comment utwandikire. Kandi nurangiza usharing iyi video. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku mugabo wamamaye cyane, ku mugabo w'icyamamare. Ariko hagati aho dutangiranye n'amagambo. Ndagira ngo mutege amatwi twumve aya magambo n'indi uri kuyavuga. I want to move correctly. I just don't want to waste no time. If it's something that's going to take us a year to make, if it's something that's going to take us 10 years to make, that's fine. As long as we don't waste no time. I don't want to. Ngira ngo mwamwumvishe. Uyu mugabo yitwa Rick Ross. Dutangiranye nawe atubwira ati sinshaka kwihuta. Ntabwo ushaka kwihuta pe, sinshaka kugendera imbere, ahubwo ndashaka kugenda neza. Ati kabone nubwo ikintu cyagakozwe mu mwaka umwe nje nagikora mu myaka 10 ariko kikagenda neza. Icyo gihe nje ntabwo mba nataye igihe. Aje na magambo Rick Ross we ubwe yivugiye mu magambo ye, ngira ngo mwamwumvise. Uyu munsi rero ndagira ngo twibande kuri family background y'uyu mugabo, cyangwa se turebe ngo yavukiye he, ese byagenze bite, afite imyaka ingahe, ibintu nk'ibyo. Mbibutsa gukanda subscribe hasi aho ngaho nk'ibisanzwe. Ubundi uyu mugabo Rick Ross, uyu mugabo papa we umubyara yitwa William Leonard Robertson, niko ise yitwa, mu gihe nyina yitwa Tommy Roberts. Ndagira ngo ahangaha mutega amatwi neza mwumve amazina y'ababyeyi ba Rick Ross. Ubundi papa we yitwa William Leonard Robertson, mu gihe nyina yitwa Tommy Roberts. Ngira ngo ni ibintu byumvikana neza. Uyu mugabo yavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere mu 1976, avukira mu gace kitwa Clarksdale, ahitwa muri Mississippi. Aho ngaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi uyu mugabo akiri muto, cyangwa se mbiga mu bwana bwe, iwabo cyangwa se umuryango we waje kwimukira mu gace kitwa Miami muri Florida. Uyu yari akiri umwana mbiga, ntabwo yari yakageze ahageze, cyangwa se ntabwo mbiga yari yagatangiye no kumenyekana. Yari akiri umwana. Uyu mugabo nibwo yazaga kujya kwiga mu kigo cyitwa Miami Colorado City Senior High School, aho ni hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka Miami, aho bari bamaze kwimukira. Ariho yaje gusoreza amashuri ye, navuga ngo nka secondary cyangwa se ari yisumbuye, mu mwaka w'1994 nibwo Rick Ross we yarashoje senior yiwe. Uyu mugabo ku bigendanye na kaminuza, uyu mugabo Rick Ross yaje kwiga muri kaminuza ya Auburn State University iri muri Auburn, hari muri Georgia. Uyu mugabo yagiye muri iriya kaminuza, mbega yagiye kwigira kuri buruse cyangwa se kuri scholarship yo kuba yarakinaga umupira w'amaguru. Nyine hari ukuntu gukina umupira w'amaguru neza, noneho leta ikareba ikavuga ati uyu mwana reka ajye muri kaminuza, noneho ajya abacangira irange, ariko yigire kumbiga ku mafaranga ya leta mbiga, bitewe n'uko azi gukina football. Uyu Rick Ross rero nawe buriya mu bwana bwa Rick Ross, nubwo ari umuraperi, yakundaga gukina umupira w'amaguru. Mujya mubibona, ngira ngo ugasanga umuntu n'umuhanzi ariko mbega azi no gukina umupira w'amaguru, cyangwa se azi gukina volleyball, ndetse cyangwa se azi gukina na soccer ndetse n'ibindi. Ibyo ni ibintu bizwi mbiga. Ushobora gusanga umuntu akora ikintu ariko mu bwana bwe wamureba ugasanga mbiga yari talented mu kindi kintu runaka. Uyu Rick Ross rero nawe buriya yakundaga gukina umupira w'amaguru birenze pe ku kigero cyo hejuru. Uyu mugabo afite abana bagera kuri 5. Umwana we wa mbere yitwa Tua Roberts,
urumva ko mbiga uyu mwana afite mu izina rya se n'ibintu byumvikana. Afite undi mwana witwa William Roberts wa gatatu. Urumva uyu mwana nawe afitemo akazina ka se ka William ndetse na Robert. Afite undi mwana witwa Barclay James Roberts, akagira undi witwa Billion Leonard Roberts. Urumva uyu mugabo mbiga mu mazina yita abana be agenda agaruramo akantu kakiryo. Uri kubona nka rino zina ry'uyu mwana we wa kane yamwise ngo ni Billion. Buriya nyine ashingira ku mafaranga abatunze. Bibutsa ko kugeza ubu ngubu Rick Ross ashobora kuba ari mu bakire bisi ifite, cyangwa se mbega muri ba bantu baba batunze amafaranga menshi ariko. Undi mwana we wa gatanu yitwa Brice Roberts, ari nawe wa nyuma. Kira ngo murumva ko uyu mugabo afite n'umuryango mugari. Uyu mugabo Rick Ross rero ubu ngubu ni umuraperi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari n'umwanditsi w'indirimbo. Ariko ikindi gihambaye cyane kuri uyu mugabo, buriya uyu mugabo ni rwiyemezamirimo, cyangwa se wa muntu ushora imari mu buryo mpiga bukomeye, ku buryo abazwi no ku rwego rw'isi. Akaba yafata amafaranga ye arenga nka miliyoni 10 z'amadolari, ni amafaranga menshi cyane, akayashora mu kintu azi ko azunguka cyangwa se azahomba. Uyu mugabo buriya akina business zigiye zitandukanye, harimo nko gucuruza imodoka. Uyu mugabo nicyo kintu azwiho noneho. Nyuma y'umuziki, mbega ibyo mu muziki tubivuyemo, uyu mugabo ni umucuruzi w'imodoka cyangwa se businessman mu bigendanye n'imodoka. Uyu mugabo bivugwa ko izina rya Rick Ross yaje kurikomora ku mwami witwaga Los Angeles Drug Kingpin. Mbega ni nk'umwami wafatwaga nk'umwami mbega w'ibiyobyabwenge nk'uko biri kumvikana mu izina rye. Uyu yari umwami w'ibiyobyabwenge. Rick Ross rero we yaje guhita amukuraho iri zina rya Rick Ross. Bigaragara ko uyu mwami nyuma yaje no kumurega, ariko nyine Rick Ross akaza kwiregura nyine. Uyu mugabo usibye izina rye rya Rick Ross afite andi mazina, mbega andi mazina azwiho. Muzagenda muyumva mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye. Uzagenda wumvamo izina nka Rose the Boss ndetse na Lenzo Teflon. Ayo ni amazina akunda kugaruka mu ndirimbo z'uyu mugabo, avuga ngo Rose the Boss na Lenzo Teflon. Ayo ni amazina mbega agenda yumvikana mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye. Ikindi buriya ngo uyu mugabo akunda gukora na collaboration cyangwa se collaboration, birambiga by'ubufatanye bw'abahanzi bagakora indirimbo. Cy'ibyo ntabwo mba mbizi. Icyo mba nzi ni ibyo ngibyo nyine ngo collaboration, ariko simba nzi ko bikorwa bite. Gusa uyu mugabo we akunda gufatanya n'abandi bahanzi pe. Uzagenda ubona indirimbo ze zigiye zitandukanye yagiye akorana n'abandi bahanzi, harimo nka Lil Wayne, harimo nka Chris Brown, harimo na Nicki Minaj ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ni umugabo mpiga ufite icyubahiro kubera amafaranga atunze ndetse n'umuziki akora, kuko mbega umuziki we ukurura benshi, cyangwa se navuga ko uyu mugabo yigaruriye imitima ya benshi ku isi yose. Rero banza urebe hasi aho ngaho ko wamaze gukanda subscribe, urebe ko wakanze kuri like, urebe ko washarinze video, urebe ko wanditse muri comment. Uyu twavugagaho yari Rick Ross. Ndagira ngo utege amatwi neza iki kiganiro ucyumva inshuro ya kabiri, kugira ngo mbiga ubashe gukuramo ubutumwa mbega wowe ubusabwa gutwara. Ukaba wabusangiza n'abandi bidasabye ku mbega kubumvisha kuri telefoni, mbega ukaba watera ikiganiro ku muntu pe naho waganiriye nawe kandi warabikuye kuri Miramba TV. Niho hantu honyine ushobora gusanga amakuru y'ibyamamare mu buryo bwihuse cyane pe.